dukurikije gahunda igihugu cyacu gifite y'iterambere ryihuse, twumva umushyikirano wahindura imyumvire cyane y'Abanyarwanda mu bijyanye no kwiteza imbere mu bukungu ndetse no mu mibereho myiza. Ndetse iyi gahunda cyane ya Ndi Umunyarwanda, twumva umushyikirano mbese umunyarwanda wese yahindura imyumvire muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, umunyarwanda wese akiyumvamo ubunyarwanda, iyi gahunda igacengera kuri bose binyuze mu mushyikirano. Urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu, burya ni abantu baba bagifite n'ibitekerezo byahita bigera kuri benshi ukurikije n'imyaka yabo n'imbaraga bafite. Urubyiruko nirwo rugomba kuba nyambere mu guhindura imyumvire y'Abanyarwanda muri gahunda zose, haba mu bukungu, haba mu mibereho myiza, haba mu miyoborere ndetse n'izindi gahunda zabasha guteza imbere umunyarwanda muri rusange, urubyiruko rubigizemo uruhare. Ndetse byaba na ngombwa bagakoresha amaboko mu gufasha abatishoboye mu mirimo itandukanye nk'imbaraga z'igihugu.